bakunzi bagasobanuye muraho neza. Twongeye kubaha ikaze rero ku munsi wa none tugiye kubagezaho mu magambo avunaguye inkuru ivugwa muri filime yitwa Love and Other Drugs, ivugwamo Jamie, umusore uba ukunda igitsina bidasanzwe aho abaryamana n'abagore kenshi cyane. Igitangaje rero nuko uyu musore ajya kuryamana n'umukunzi wa manager we ahantu abakora mu bubiko bw'ibikoresho bya electronique birimo telefone, televiziyo, radio n'ibindi, bigatuma yirukanwa ku kazi. Nubwo rero ari ibintu biba bitoroshye ku bw'amahirwe, umuvandimwe we Josh uba ufite amafaranga akora ibishoboka byose akamushakira akazi ku mwanya w'umuntu ushinzwe ubucuruzi mu ruganda rw'imiti rwa Pfizer Pharmaceutical, bityo rero akabasha kurufasha guteza imbere ubucuruzi bw'imiti yabo, cyane ko ari uruganda ruba rumaze igihe gito rutangiye gukora ariko ruri muzihagaze neza ku isoko muri iyo myaka. Nyuma yo kwitabira rero amahugurwa abasobanurira neza akazi bajemo ndetse n'uburyo ki uruganda rwabo rukora, uyu musore ahita ajya gukora muri urwo ruganda nyine akagerageza kureba uko yatuma abaganga bandikira abarwayi umuti urwo ruganda ruba rwakoze uje ku isoko, uje guhangana n'indi miti witwa Zoloft. Jamie rero uba ufite ubunararibonye mu kwigurisha ku bakobwa b'isi ngo bashimishe irari ryabo, bisa nkaho biba bifite ishingiro ndetse bikanumvikana neza yuko atazananirwa kugurisha neza imiti no kuyiteza imbere mu baganga, cyane ko ari imiti ibifitanye isano n'ibintu akunda kwigiramo byo kurya abana nk'uko babyita muri iyi minsi. Ku ikubitiro rero uyu musore ahabwa umuti wa Zoloft nk'uko iba ari nka misiyo imuzanye kugira ngo awuteze imbere, aho biba byifuzwa yuko uyu muti wacuruzwa ukamenyekana nk'undi muti wabaye ikimenya bose muri izo quartier witwa Prozac. Ni ibintu rero bitabanza kumuhira, ikibuga kikabanza kumunyerana kuko abaganga bagenda bamukatira aho kubise hose, ku buryo n'abandi baba bahanganye bo baba baharanira yuko umuti wa Prozac n'ubundi ucuruzwa cyane kurushaho, bamukubita inshuro rwose bakanamwerurira yuko byaba byiza baviriye mu irigara ryabo bacururizamo akagenda. Gusa umunsi umwe nyuma yo kuba atabashije gucika intege, rimwe na rimwe akabukirana n'abakozi bo muri urwo ruganda basa naho bahanganye, haza kuza umuganga umwemerera kwinjira mu isuzumiro aho aba agiye gusuzuma umwe mu bakobwa baba bafite uburwayi ariko butarakara cyane bwitwa Parkinson. Bikaba ari indwara ifata ibice by'ubwonko bikagira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu ndetse n'uburyo afatamo ibintu, agazajya atitira rimwe na rimwe bitewe nuko iba yamaze kumurenga. Rero uyu mukobwa uba witwa Maggie baza kumenyerana na Jamie, uyu musore wacu wikundirije ipo nk'uko twabyita, akazajya bajyana kuryama bakabana. Rero nyuma y'igihe bakanamenyerana cyane bakazajya bisambanirana rero, ariko bakabanza kubikora nyine nta rukundo rurimo kuko baba barabanje no kubibwirana, bakavuga ko bombi nta numwe yifuza ibirenze ku gukora ibyo bakora byo kwishimisha no kuryoherezanya mu mibonano. Kera kabaye rero nk'uko baba barabyimenyereje, igihe kimwe uyu musore yisanze atabasha kugira umurego ngo bakore igikorwa, maze uyu mukobwa amwibira akabanga ko hari imiti yitwa Viagra ifasha abantu batabasha kugira ubwo bushake mu buryo bwa kamere. Kampani yabo yari yatangiye kwamamaza yenda gushyira ku isoko. Ni amakuru rero aza no kugezwaho nanone na boss we uza kumubwira yuko uwo muti witwa Viagra uba wenda kwiharira isoko, nk'umuntu rero wari ushinzwe gushaka n'ubundi abaguzi ndetse nuko uyu muti yacuruzwa cyane. Nk'umuntu wari ushinzwe rero n'ubundi gushaka abaguzi, ahita yisabira sebuja yinginga cyane ati mwoka byara mwamba bari yukama amahirwe uyu muti nkawuhagararira. Uyu musore filime igaragaza yuko Jamie atangira gucuruza uyu muti hamwe no kumenyera gutereta cyane, aba azi uburyo ki agenda aryoshamo abagore ndetse n'abagabo bakihahira kugira ngo babashe kuryoherwa n'igikorwa baba bagiyemo, bikanamuhira rero rwose. Nyuma akanahishurira Maggie yuko we yifuza ko bagirana umubano uri serious cyangwa se bagakundana bya nyabyo byeruye, ariko uyu mukobwa Maggie akamwangira ndetse bagahita banashwana. Ni ibintu rero
filimi ikomeza itwereka yuko hashize igihe kinini aba bombi batabonana, bongera guhura rero hashize igihe kinini, aho uyu mukobwa aba agiye kujyana n'abaturage bagiye gushaka imiti muri Canada ihendutse kuri bisi, maze bagaterana amagambo. Ariko uyu musore nk'umuntu nyine udacika intege, utitiriza, ari n'ibintu asanzwe akora, yanga kuhamusiga akamutegereza ijoro ryose kugeza igihe agarukiye akamusanga hahandi yamusize. Rero kubera ukuntu ibyo bimukora ku mutima, ako kageste kamukora ku mutima, agahita yiyemeza ko basubukura umubano wabo. Birumvikana nyine bakongera bagatwika. Maggie rero yaje guherekeza uyu musore mu nama y'ubuvuzi, aho baba bagiye kuganira n'abandi baganga ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'imiti, bikarangira asanze hari itsinda rifasha abarwayi ba ya ndwara afite ya Parkinson hirya uyu muhanda. Bikaba byari biri hafi yaho iyo nama uyu musore bakundana yari yitabiriye. Rero muri uwo muhuro w'abantu bafite aho bahuriye n'iyi ndwara ya Parkinson, iri kubera hafi yaho Jamie yitabiriye inama n'abaganga, bahahurira n'umugabo ufite ubuhamya bukomeye bw'umugore we ubu wenda kwicwa n'iyo ndwara, cyane ko abageze kuri stage ya 4. Tubitse ko Maggie we iyi ndwara abageze kuri stage ya mbere, biba bitarakara cyane ndetse n'ibimenyetso bitaraba byinshi. Rero uyu mugabo, uyu musaza ufite ubunararibonye bwo kubana n'umuntu ufite ubu burwayi, agerageza kugira inama uyu musore ngo agendere kure uyu mukobwa, agakoresha amagambo avuga ngo napakire rwose ibintu bye yigendere. Ariko Jamie akagaragaza yuko akunda uyu mukobwa, akaba agaragaza yuko atamusiga, cyane ko aba yiyemeje kuba yagendana nawe ahantu hose. Rero nyuma yo kumenya amakuru make ku burwayi bw'iyi ndwara, aho aba yaniboneye bamwe mu batanga ubuhamya bw'ukuntu bayirwaye, ndetse n'ibyo aba yaganiriye n'uwo musaza, atangira gushaka gucukumbura byinshi kuri ubu burwayi kugira ngo abone uko yafasha umukunzi we, maze akajya gukora ubushakashatsi haba kuri internet ndetse n'uburyo ki yajya kumushakira abandi baganga babizobereyemo kugira ngo bamusuzume, byibuze babe bamwerurira yuko haba hari amahirwe yo kuba yavuza umukunzi we. Gusa kuneza yaba bombi, Maggie ubu udashaka yuko nyuma bazarushaho kubabazanya, ahitamo yuko batandukana, ariko atamwanze, ahubwo agira ngo batazarushaho kubabara kera cyane bitewe n'uko bagumanye kwikururanaho. Nyuma rero igihe kitari kinini, filime itwereka yuko Jamie n'umuvandimwe we Josh batumirwa mu kirori n'umwe mu baganga bakurikirana hafi ndetse babifashisha ya miti Jamie agiye abahereza. Jamie rero akagwa mu mutego w'abagore babiri, maze bitewe n'uko aba bifuza yuko yabahaza ndetse akabagerera ku ngingo bose, bagakoresha wa muti wa Viagra. Urumva nyine bakabya mu byabo ijoro ryose, ariko byagera mu gitondo akangutse akumva ntago bimeze neza, agatangira kwirukanka ajya kubaza umuvandimwe we ngo amutware bajyane kwa muganga. Filime rero komeza twereka yuko nyuma ajya muri restaurant hafi aho ngaho agiye gufata amafunguro, akahurira na wa mukobwa Maggie, ari naho Jamie ahita amenyera yuko yazamuye mu ntera, agomba kujya gukorera mu bindi biro byabo biri mu mujyi wa Chicago. Ni ibintu ariko bihurirana n'izindi nkuru z'incamugongo ziyerekeye ubuzima bw'umukunzi we, bikamugora rero kugira amahitamo afata. Gusa nta mwanya ushize uyu musore ahita atangira kuzinga utwangushye, akiri muri urwo akaba aguye kuri video igihe we na Maggie bari mu bihe byashize. Agahita yumva arashaka kumubona, yagera ahakorera bakamubwira yuko adahari. Kera kabaye rero aza kumubona, akamubwira uburyo ki amukunda cyane ndetse anamukeneye, bikariza uyu mukobwa cyane Maggie, maze akamubwira ati rwose nanjye ndagukunda ndetse nzanagukenera biruseho, cyane yuko aba afite uburwayi ndetse butangiye kugenda bugaragara n'ibimenyetso bigaragara, afata ikintu agatitira, akamena ibintu.
Filime rero irangira batweretse ko umuhungu ahitamo kutajya ku kazi yari yatsindiye ka Chicago, ndetse urumva yanze umushahara cyane ko yari byari mu biro byabo byisumbuyeho, ahitamo kwerekeza muri kaminuza kwiga ubuganga ngo azajya abona uko azajya yita ku mukunzi we amuhora hafi. Ndetse ni nuko filime irangira, ikarangira itweretse yuko umusore yanze kwisigira sheri we nubwo yararwaye, akanga akazi kari kumuhemba menshi, akanga akazi kari kumuzamura mu ntera, ahubwo agahitamo kwigumira mu rugo agasigarana n'umukunzi we wari urwaye. Ngayo nguko ngibyo iby'iyi nkuru, mwakoze kuyikurikira. Ciao ciao.